Muraho neza abantu mwese mukurikirana ibiganiro bya Ngabo Empire. Amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye. Nukuri turabashimira mwebwe mukurikirana ibiganiro binyura kuri umuyoboro wa YouTube channel, kandi tugashimira mwebwe mwese mukomeje kudushimira yuko ibiganiro tubagezaho ndetse n'imiti tugenda tubabwira muyikoresha kandi gatanga umusaruro. Mwebwe rero muba murimo muduhamagara mutubwira ngo tubahe nimero turazitanga mu biganiro byose. Tuzivuga ikiganiro kirangiye, sibyo? Ikiganiro iyo kirangiye tuvuga nimero. Rero iyo umpamagaye umbaza nimero biba bivuze yuko utumvise ikiganiro. Ubundi nimero uyishira inyuma y'ikiganiro kugira ngo umuntu wagikurikiranye cyose kandi cyamufashije iyo nimero abashe kuyibona. Rero iyo umpamagaye unsaba nimero, menya yuko nta kiganiro wigeze wumva. Warangiza nabwo nayiguha bya bindi narindi kukwigisha ugatangira kubimbaza ngo ngusobanurire ngo ngire ubukambaza ibyahe n'ibyahehe kuri bya bindi utumvise ngiye nakoze mu kiganiro. Ubwo bikaba bitumye untesha igihe ndi mu kazi kanjye ka buri munsi kampahira kamfasha kugira ngo mbone ibintunga. Icyo gihe wumve ngo ubu mvangiye. Ntiwarebye ikiganiro, icyo ni icya mbere. Ntiwakoze subscribe, kuko ukora subscribe icyo kiganiro wari kuba igicumbikiye ariko wava mu byo urimo ukongera ukakireba. Bivuze ngo n'ubundi subscribe ntayo wakoze. Wanarangiza ukaza kunesha umutwe ngo nguhe nimero. Nayiguha ukarangiza ukambaza ibyo narindi kuvuga muri cya kiganiro. My friend, nshuti zanjye, icyo gihe uri kuntesha umwanya. Nta muntu uzongera kumbaza nimero ngo nyimuhe, kuko nimero mba nayitanze mu kiganiro. Ubu nindangiza iki kiganiro nimero ndahita nyivuga, ndahita nayandika. Sibyo? Nizere ko mubyumvise neza ndetse n'umutima mwiza. Rero weho ushaka ko tubijyanamo neza, kora subscribe ntihagire ikiganiro kijya kiragucika. Nkubaka kanya ngiye gukora ikiganiro kivuga ngo wowe ufite icyangiro. Aho ugeze hose abantu bakakwanga, haba mu kazi haba hese, wowe ufite icyangiro. Dore umuti woroshye. Ndashimira abantu twagiye duha umuti, hari uwanshimiye ko icyangiro cyagiye. Uyu ni umuti wa kabiri. Weho uriya wa mbere weho wawubuze, cyangwa se wawukoresheje kandi ntibiri gukunda neza. Dore umuti wa kabiri. Ngicyo ikiganiro ngiye kubaha. Rero kora subscribe. Niba utazi uko bayikora, hereza mugenzi wa telefone umubwire uti nkorera subscribe kuri Ngabo Empire. Cyangwa se uraba umuturanyi, cyangwa se uraba umwana wawe, cyangwa uraba undi muntu uzi gukora subscribe abigukorere. None nurangiza ibiganiro byose nshiraho uzajya urabyumva, ubikurikirane neza, nikirangira uzajya urumva nimero ndayivuga kandi nkanayandikaho. Iyo utabyumvise neza urampamagara umbwira ibyo wumvise, ukambwira n'ibyo utumvise neza, narangiza nkagufasha uko bikwiriye. Sibyo? Bitandukanye nuko wowe utangira kunesha umutwe kubera yuko uzi ko mvura uri kumbaza ibintu kandi ngiye mba narabishize ku muyoboro wa YouTube channel. Sibyo? Nyabuna mugerageze mukore subscribe, wumve ikiganiro umenye uwo muti, kuko kutacyumva ni igihombo cyawe, ntago ari igihombo cyanjye ngiye wuzuye umuti. Twagiye rero. Abantu bafite icyangiro kigiye gitandukanye.
waba uri umucuruzi bakaba bakwanga, waba uri umunyeshuri bakaba bakwanga, waba ukora mu kazi bakakwanga, waba uri umuyobozi abo uyoboye bakakwanga. Nyabuna ndabahamagaye, uyu muti ni umuti mwiza, ni umuti uvura kandi ni umuti ubikora mu gihe gitoya, ntago ari bya bindi byazagarizagari byo guca hirya no hino. Oya, uyu ni umuti ukomeye wagukiza icyangiro mu gihe gitoya, ariko icyo cyangiro kikaba ari icyangiro weho ubwawe utagiramo uruhare. Oya, icyangiro cya kindi kiba cyaratewe n'abantu bakuroze cyangwa se n'abantu bagutongera ibintu bibi, abantu bagukora ibintu bitandukanye, icyo usigwa n'abantu, icyasha, ibiki, dore umuti wacyo. Icyo rero wakora ni iki? Uragenda ukagenda ahantu hateye uruyuzi, uru ruyuzi ruvaho igihaza turya, warangiza ugacukura ukareba imizi y'uruyuzi, ukayijyana ukayisekura, noneho ukayigabamo gatatu. Agace kamwe niko ugenda ugateka mu mazi ako kanya ukakoga, unanyweyeho nk'akarahure nta kibazo, ukakoga. Wamara kukoga, bya bindi byasigaye bitatu bya kane cyangwa se indi yasigaye niyo wanika ukazayigiramo agafu, ako gafu ukajya ukisiga mu mavuta. Ndakubwiza ukuri weho mukobwa, gushaka biri kugenda biba ingorabahizi, nawe musore gushaka biri kugenda biba ingorabahizi, wavugisha umuntu ukabona arakurebera ku rutugu, ntashaka kukumva, wowe mu kazi ufite icyangiro ugeramo ugasaba buri wese ntakumva, hajyana agakosa kabaye atari nawe agakoze bose bati nuriya. Waba uri umuyobozi ugasanga abo uyobora ntabwo bari kukumva, kandi nta kindi kintu babikorera, ari umutima mubi waba uri aho gusa. Uyu muti urabikora nyabuna, uyu muti muwukurikize, ni mwiza cyane, nta zindi ngaruka na zimwe utera. Rero kora subscribe wowe utari wayikora, ubundi tugendane mu gukora umuti. Uragenda ugafata iyo mizi, mbasubiriyemo kugira ngo mwumve neza. Ufata imizi y'uruyuzi, warangiza ukayoza neza, ukayisuku, ukayisekura, ugafatamo 1/4 ukacyoga, 3/4 bisigaye ukabyanika bikavamo agafu, ukashiramo gake mu mavuta ukajya wisiga, akandi ukakabika ku buryo iyo ushaka n'ikindi gihe urakoga, iyo umaze kugashira muri amazi y'akazuyaze urayayungurura ukoga nta kibazo na kimwe gihari, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Turabashimiye rero, tuzajya tubagezaho n'ibindi biganiro, niyo mpamvu tukubwira ngo kora subscribe kugira ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe, buri uko dushize ibiganiro bihite bikugeraho, kuko ibiganiro byacu ni byiza, ibiganiro byacu ni akagaruka. Rero nimero yanjye ni 0788 47 40 51. Simuyumvise? 0788 47 40 51. Iyo niyo nimero yanjye. Nizere yuko nta muntu uzongera kujya urayimbaza dutangiye ikiganiro, kuko nimero iza ikiganiro gisojwe, kugira ngo ucyumve kandi utange n'ibitekerezo bihamye, ibitekerezo byiza bifatika. Murakoze rero, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose.